Tudatinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti umurongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Ese umurongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uba ushatse kuvuga iki? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Road Rules Academy. Iyi ni channel bagezaho amategeko y'umuhanda by'umwihariko itanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Nimba uri mushyashya kuri ino channel tugwaye ikaze, cyose abona gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, wibuke gukanda like kandi ntibagirwe comment y'igitekerezo cyawe, wanayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Reka mwibutse ko twabafunguriye ishuri rishyashya ryigisha gutwara neza imodoka riherereye i Kigali Remera. Tubafitiye amacumbi ku baturuka mu ntara cyangwa se n'abari mu nkengero z'umujyi wa Kigali, mwese muhawe ikaze. Akarusho kandi nuko ku muntu wifuza kwiga ukwezi tumufasha, ku muntu ushaka kwihugura nawe turamufasha, ndetse no ku muntu ushaka kwiga kugeza abonye kategori, mwese turabafasha. Tubahaye ikaze rero, mutugane mu ishuri mukunda, tukomeze kubana. Tugarutse kuri provisoire, kamwibutse ufata agakaye n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo. Uramanota bari kugira muri ibibazo bigera kuri 20 byateguwe. Tudatinze rero n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe ukibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago ugomba. Ese mu gihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, wo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki ugomba gukora? A. Gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukambara na mwembi. B. Kubyirengagiza wizeye ko nta manuka muri bukore. C. Gufunga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D. Kubibutsa kwambara umukandara. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukambara mwembi, cyangwa ni B. Kubyirengagiza wizeye ko nta manuka muri bukore. Ese ni C. Gufunga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, cyangwa ni D. Kubibutsa kwambara umukandara. Ese hano ni iki wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Twandike. Hano igisubizo ni D. Kubibutsa kwambara umukandara. Igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, mu gihe muri icyo kinyabiziga utwaye hariho imikandara abandi bagenzi bagomba kwambara, uba ugomba kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, kuko mu gihe ubaye wafatwa utabibukije cyangwa se batambaye imikandara kandi hari imikandara yabugenewe, uba ushobora kuba nabyo wabihanirwa. Niyo mpamvu hari igisubizo ari D. Uba ugomba kubibutsa kwambara umukandara. Tudatinze rero hano n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho ryari? A. Ahamanuka. B. Igihe umuhanda ari mugari. C. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho cyangwa se kunyuranaho. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ahamanuka, cyangwa ni B. Ni igihe umuhanda ari mugari. Ese ni C. Ni igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho ryari? Twandike. Hano igisubizo ni C. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kuba yamunyuraho. Mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere yawe akweretse ikimenyetso, nawe nyine wari wamweretse ikimenyetso kimusaba kuba wamunyuraho, akakwereka ikimenyetso kikwemerera kuba wamunyuraho, nibwo uba ushobora kuba wanyuranaho. Igisubizo ni C. Kandi kwibuka ko kunyuranaho bikorerwa ku murongo wera ucagaguye. Kudacagaguye ntabwo biba byemewe kunyuranaho. Tudatinze rero n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Ese mu gihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. B. Gukomeza umuvuduko uri hejuru kuko abanyeshuri cyangwa se umunyeshuri agomba gutegereza. C. Kuvuza ihoni. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ukugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, cyangwa ni B. Ni gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. Ese ni C. Ni ukuvuza ihoni, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese ni icyo wakora mu gihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri? Twandike. Hano igisubizo ni A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Mu gihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, uba ugomba kugabanya umuvuduko ndetse ugakomeza witonze, kuko icyo cyapa kigaragaza icyago, kuko icyapa kigaragaza ishuri kiri mu byapa biburira.
rero kikuburira ko aho hantu hari ishuri bikwiye kugenda urushijeho kwitonda kuko umunyeshuri ashobora kuba yakambuka umuhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe bityo akagukoresha impanuka. Niyo mpamvu hano uba ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Niba uri mushyashya kuri ino channel ndagusaba gukora subscribe, wibuke gukanda like, ntibagirwe comment y'igitekerezo cyawe wanayisangiza inshuti zawe. Reka nkwibutse ko twabafunguriye ishuri ku bantu bahoze mubidusaba muri benshi, ku bantu baherereye i Kigali cyane cyane bakundaga kumamagara bashaka kwiga. Twabafunguriye ishuri Road Rules Academy nk'uko channel yitwa. Rero turabasaba ko mwatugana kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ku bantu bifuza kwiga imodoka neza, tubafitiye uburyo bubiri: kwiga ukwezi ndetse no kwiga kugeza ubonye kategori ya karusho, kandi tubafitiye n'amacumbi ku bantu baherereye mu ntara ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Mutwandikire cyangwa se muduhamagare kuri nimero tube twarushaho kujya tubafasha kandi dukomeze kubana umunsi ku munsi. Tudatinze n'ikibazo cya kane kirabaza kiti: mbere yuko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa niho ikinyabiziga kigomba kuba kiri? Ese mbere yuko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa nk'uko biri kugaragara nihe ikinyabiziga kigomba kuba kiri? A. Ni mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa. B. Gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. C. Mu ruhande rwo hagati mu nzira nyabagendwa. D. Mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa, cyangwa ni B. Ni gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Ese ni C. Ni mu ruhande rwo hagati mu nzira nyabagendwa, cyangwa ni D. Mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa. Ese ni hehe ikinyabiziga kigomba kuba kiri? Twandike. Hano igisubizo ni B. Gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Mbere yuko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso nk'uko muri kureba izi fresh zigiye zimeze, hari aho ikinyabiziga kigomba kuba kiri hambere mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa. Noneho muri kubona ko fresh ya kabiri iri kugana cyangwa se yagiye iburyo bwo hagati mu nzira nyabagendwa. Rero hariya niho ikinyabiziga kigomba guhita kiba kiri mbere yuko winjira hariya mu cyerekezo cy'ibumoso. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Ni gusa iburyo bwo hagati mu nzira nyabagendwa. Tudatinze rero hano n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti: umurongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Ese uno murongo w'umweru uciye hagati mu muhanda nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukubwira iki? A. Umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. B. Ibinyamitende wemerewe kunyuranaho. C. Kuhahagarara biremewe. D. Guhindukira ku manywa. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Umuyobozi wese ababujijwe kuwurenga, cyangwa ni B. Abanyamitende wemerewe kunyuranaho. Ese ni C. Kuhahagarara biremewe, cyangwa ni D. Guhindukira ku manywa. Ese uno murongo w'umweru urombereje uciye hagati mu muhanda uvuze iki? Twandike. Hano igisubizo ni A. Umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ubonye no murongo urombereje uciye hagati mu muhanda ntago baba bemerewe kuwurenga, yewe n'udacagaguye. Gusa bitandukana nuko ahangaho uba utemerewe kunyuranaho, ariko kuwucagaguye ukaba wanyuranaho cyangwa se ushaka kujya mu kindi gice cy'umuhanda cyangwa se ushaka guhindukira. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Tudatinze rero n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti: umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze ku kazamuko gashinze cyane? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ugeze ku kazamuko gashinze cyane cyangwa se gaterera ni iki wakora? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B. Gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C. Kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. D. Guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago, cyangwa ni B. Ni ugukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. Ese ni C. Ni ukugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda, cyangwa ni D. Guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Twandike. Hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akagoma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nta kindi uba ugomba gukora, uba ugomba kugabanya umuvuduko ukagoma ku ruhande rw'iburyo wirinda ibyago bishobora kuba byabaho, kuko ako kazamuko habashobora kumanuka ikinyabiziga wenda gishobora guhura n'ibyago nacyo, bityo hakaba habaho impanuka. Rero ugomba kuguma ku ruhande rwawe rw'iburyo wirinda ibyago.
ndakwibutsa gukora subscribe nimba utari wayikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, nimba n'amasomo hari ikintu bagufashije. Ikindi kandi by'umwihariko nk'uko mwahoze mubidusaba, twabafunguriye ishuri Road Rules Academy riherereye mu mujyi wa Kigali Remera. Ku muntu ushaka kutugana turabasaba kugira ngo mutugane muri benshi nk'uko mwagiye mubidusaba. Twabafunguriye ishuri ribafasha kwiga imodoka neza, ku muntu ushaka kwiga ukwezi, ku muntu ushaka kwiga kugeza ubonye kategori, mwese muhawe ikaze. Rero turabasaba kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Tubafitiye amacumbi ku bantu muherereye mu ntara cyangwa se mu nkengero z'umujyi wa Kigali, mwese muhawe ikaze. Mutwandikire kuri nimero twabahaye, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Tutinze rero n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti, aha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora hano mu gihe uri gushaka kujya iburyo? A. Komeza hagati y'abanyamaguru babiri. B. Kuvuza ihoni akongera umuvuduko. C. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. D. Reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Hano wowe ni icyo wakora cyangwa se ni iki wakora ushaka kujya iburyo? Ese ni A. Ni ugukomeza hagati y'abanyamaguru babiri cyangwa ni B. Ni ukuvuza ihoni akongera umuvuduko. Ese ni C. Ni uguhagarara akareka abanyamaguru bakambuka cyangwa ni D. Reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Twandike. Hano igisubizo ni C. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ushaka gukata iburyo, uri kubona ko abanyamaguru bashaka kubisikana bari kwambuka, rero uba ugomba guhagarara ukareka abanyamaguru bakambuka, bityo ukabona gukata iburyo. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Ni uguhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Tutinze rero n'ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani kirabaza kiti, ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? Se nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni gute wanyura ku muyobozi cyangwa se kuri uno munyegare? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho. B. Atarenze umurongo wera ucagaguye. C. Arenze umurongo wera ucagaguye. D. Kurenga iyi mirongo yombi. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kunyura naho cyangwa ni B. Atarenze umurongo wera ucagaguye. Ese ni C. Arenze umurongo wera ucagaguye cyangwa ni D. Nta kurenga iyi mirongo yombi. Ese hano ni iki wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Twandike. Hano igisubizo ni C. Arenze umurongo wera ucagaguye. Nta bundi buryo umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano, aba agomba kurenga uno murongo wera ucagaguye, kuko nk'uko muri kubibona rurano ruhande ari kugenda mu rw'iburyo rumwemerera kuba yanyuranaho. Rero hano uba ugomba kurenga umurongo wera ucagaguye mbere yo kunyura kuri uno munyegare hano. Tutinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti, muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? Ese muri ibi binyabiziga uko ari bibiri ni ikihe gihagaze nabi? A. Ibinyabiziga byombi. B. Ikinyabiziga cy'icyatsi. C. Ikinyabiziga cy'umutuku. D. Nta nimwe. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ari ikihe kinyabiziga gihagaze nabi? Ese ni A. Ni ibinyabiziga byombi cyangwa ni B. Ni ikinyabiziga cy'icyatsi. Ese ni C. Ni ikinyabiziga cy'umutuku cyangwa ni D. Nta nimwe. Ese muri ibi binyabiziga uko ari bibiri ni ikihe gihagaze nabi? Twandike. Hano igisubizo ni A. Ibi binyabiziga byombi. Kuko muri kubibona ibinyabiziga ko ari bibiri bihagaze aho abanyamaguru bambukira cyangwa se muri zebra crossing, kandi hari ntago babyemewe kuhagarara umwanya muto cyangwa munini keretse y'abanyamaguru bari kwambuka. Niyo mpamvu rero hano yaba iki kinyabiziga cy'icyatsi cyangwa se cy'umutuku byose bihagaze nabi. Igisubizo ni A. Ibinyabiziga byombi bihagaze nabi. Tutinze rero hano ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti, icyemezo cy'isuzuma ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ese icyemezo cy'isuzuma ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana gute? A. Amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B. Amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C. Imyaka 2. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi cyangwa ni B. Ni amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Ese ni C. Ni imyaka 2 cyangwa ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese icyemezo cy'isuzuma kimara igihe kingana iki? Twandike. Hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri.
icyemezo cy'isuzuma kimara amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi bisanzwe ari ibi byo gutwara abagenzi cyangwa se n'ibindi, ndetse n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi ari byo ibi by'amapromenade by'abaturage ku giti cyabo. Niyo mpamvu ari igisubizo ari D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakwibutsa ko wifuza kutugana Kigali Remera ngo twigishe imodoka mu gihe kingana n'ukwezi cyangwa se kugufasha kugeza ubonye kategori yawe cyangwa se ushaka kwihugura, mwese muhawe ikaze, mutwandikire kuri nimero twabahaye tube twabafasha. Tubafitiye amacumbi kuri mwe mwese muturutse mu ntara cyangwa se muri Kigali tukaba twabafasha. Rero turabasaba kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi nkuko mwagiye bidusaba, twagerageje kubikora, mutugane tube twabafasha. Tubatinze rero hano n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti mbere yuko unyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Ese hano mbere yo kunyura kuri no muyobozi w'ikinyamitende ibiri urabona ari ngombwa gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso cyangwa oya? A. Yego buri gihe. B. Yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. C. Yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri. D. Oya nta na rimwe kunyura ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Yego buri gihe ugomba kugacana cyangwa ne B. Yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. Ese ne C. Yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri cyangwa ne D. Oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Twandike. Hano igisubizo ni A. Yego buri gihe. Hano mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende ugomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso kuko nawe abagafite aragakoresha kugira ngo bibashe kuba byabafasha mwese hamwe, kuko ntago biba byemewe kumunyuraho imbere hatameze neza. Rero ugomba kugacana akaza kuguha ikimenyetso kikwemerera kuba wamunyuraho amaje kubona ko imbere nta kibazo kiriyo. Niyo mpamvu hari igisubizo ugomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Datinze rero n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Ese icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha iki? A. Ibyago. B. Ibibujijwe. C. Ibitegetswe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ibyago cyangwa ne B. Ni ibibujijwe. Ese ni C. Ni ibitegetswe cyangwa ne D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha iki? Twandike. Hano igisubizo ni A. Ibyago. Icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu twabonye ko kirimo byapa biburira, kandi ibyapa biburira nyine bimenyesha ibyago, bityo ukaba wagenda urushijeho kwitonda. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha ibyago. Tudatinze rero n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera icyo ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo. Ese mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera icyo ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? A. Bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. C. Bifasha romoroki guhagarara byoroshye. D. Bikurinda umuyaga. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Bituma ubasha gukata ikorosi vuba cyangwa ne B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Ese ne C. Bifasha romoroki guhagarara byoroshye cyangwa ne D. Bikurinda umuyaga. Ese mu gihe ukurikiranye na romoroki ni ukubera icyo ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Twandike. Hano igisubizo ni B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Mu gihe ukurikiranye n'umuyobozi wa romoroki ugomba cyangwa se bituma umuyobozi wa romoroki akurebera mu ndorerwamo akareba icyo ushaka gukora, kuko murabizi ko izo modoka bari nini cyangwa se bari ndende, bityo rero iyo usize umwanya hagati yawe nayo bifasha uwo muyobozi kuba yareba icyo ushaka gukora, akaba yagufasha niba ushaka kumunyuraho cyangwa se kujya mu kindi gice cy'umuhanda akaba yamenye ko yitwara. Nimba uri mushyashya kuri ino channel ndagusaba gukora subscribe, ubiko gukana like, ntibagirwe comment y'igitekerezo cyawe, wanayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Turabibutsa ku bantu bashaka kwiga imodoka muherereye mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu nkengero yewe no mu ntara, tubafitiye ishuri ryafunguwe Road Rules Academy nk'uko mwagiyemo bidusaba. Rero turabasaba kugira ngo mukomeze kutugana cyangwa se mutwandikire kuri iyo nimero cyangwa munaduhamagare kugira ngo mubashe kuba mwahabwa ibisobanuro birambuye
ku bantu bashaka kwiga ukwezi, ku bantu bashaka kwihugura, ku bantu bashaka kwiga kugeza kategori ibonetse, mwese muhawe ikaze, mutugane muri benshi kugira ngo turusheho kwaguka kandi turusheho kongera umuryango. Tudatinze rero n'ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Ese ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? A. Hano ugomba kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko waruriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri cyane. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Ese ni A. Ugomba kongera umuvuduko cyangwa ni B. Ni kugumana umuvuduko waruriho. Ese ni C. Ni kwitegura guhagarara cyangwa ni D. Ni gufata feri cyane. Ese ni iki wakora mu gihe usanze ibimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Twandike hano igisubizo ni C. Kwitegura guhagarara. Mu gihe usanze ibimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo, uba ugomba kuba wakwitegura kuba wahagarara, bityo ukaba wakirinda ibyago, kuko nk'uko twabibonye itara ry'umuhondo risimburana n'itara ritukura rikubwira guhagarara. Rero hano itara ry'umuhondo riba ryaguteguza kuba wahagarara, kandi nanone ukaba wahagarara niba nta cyago kindi byateza. Niyo mpamvu igisubizo ari C. uba ugomba kuba wakwitegura kuba wahagarara. Tudatinze rero n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti nshobora kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ushobora kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru cyangwa ntabwo bishoboka? A. Yego birashoboka. B. Yego nyuma yo kuvuza ihoni. C. Yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga. D. Oya. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni yego cyangwa ni B. Yego nyuma yo kuvuza ihoni. Ese ni C. Yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga cyangwa ni D. Oya. Ese hano ushaka kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru cyangwa ntabwo bishoboka? Twandike hano igisubizo ni D. Oya, ntabwo ushobora kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru, kuko nk'uko twagiye tubibona ntabwo biba byemewe, kuko nawe aba yahagaze ategereje abanyamaguru ngo basoze kwambuka bityo abone gukomeza. Rero nta buryo wowe wajya kumunyuraho yahagaze aho abanyamaguru bari kwambukira. Niyo mpamvu hano igisubizo ari D. Tudatinze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka wakora iki? Ese mu gihe baguhamagaye utwaye imodoka ni icyo wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Kwitaba cyangwa ugahagarara ku kanya. B. Kutayitaba. C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni kwitaba cyangwa guhagarara ku kanya cyangwa ni B. Kutayitaba. Ese ni C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba cyangwa ni D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka ni iki wakora? Twandike hano igisubizo ni C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Mu gihe telefone yawe bayihamagaye kandi ukaba utwaye imodoka, ntabwo biba byemewe kuvugira kuri telefone utwaye imodoka nk'uko mubizi. Rero mu buryo bworoshye ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba, ukumva icyo bagushakira, kuko bishobora kuba bakumenyeshaga ibindi byago biri imbere cyangwa se ibintu runaka cyangwa se ari ibindi bibazo. Bityo rero uba ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba, ariko nanone utayitabye uri mu rugendo. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Uri mushyashya kuri ino channel ukagukora subscribe, ukagukana like, ntibagire gucomment igitekerezo cyawe, wanayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Reka nkwibutsa ko kandi ushaka kwiga ikinyabiziga aricyo imodoka, ukaba uherereye mu ntara, ukaba uherereye mu mujyi wa Kigali, twagufasha. Tubafitiye amacumbi kuri mwe mwese mutuganye kuba twabafasha. Rero mutugane ku bantu bashaka kwiga ukwezi, ku bantu bashaka kwihugura, ndetse no ku bantu bashaka kwiga by'akarusho kugeza ubonye kategori yawe. Rero mutugane muri benshi, mutwandikire kuri nimero turusheho kuba twabafasha. Tudatinze rero n'ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira ku bugari bw'iki kinyabiziga kidapakiye. Ese ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo kimwe n'ubwa romoroki kuri n'iki kinyabiziga ntibigomba kurenza ibihe bipimo ku bugari bw'iki kinyabiziga kidapakiye? A.
metero imwe na santimetero 25, b santimetero 30, c santimetero 75, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni a ni metero imwe na santimetero 25 cyangwa ni b ni santimetero 30? Ese ni c ni santimetero 75 cyangwa ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumaro cy'ikuriwe na bene iki kinyabiziga ntibishobora kurenza ibihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni b santimetero 30. Ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, iyo ubonye ngo ni ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande aba ari santimetero 30, naho iyo idafite akanyabiziga ko ku ruhande aba ari metero imwe na santimetero 25. Niyo mpamvu hano igisubizo ari c ni santimetero 30. Hari abantu bakunda kukitiranya, ariko mujye mubasha kuba mwabitandukanye. Kuyifite akanyabiziga aba ari santimetero 30, kuyidafite akanyabiziga aba ari metero imwe na santimetero 25. Tutinze rero n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, ese mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga aba ari ngombwa kumenya iki? a ko nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma, b ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho, c ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni a ni ngombwa kumenya ko nta kinyabiziga kindi kinturutse inyuma, cyangwa ni b ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho, ese ni c ko ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, cyangwa ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano aba ari ngombwa kumenya iki? Twandike hano igisubizo ni b ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Hano ugomba kubanza kumenya ko umuhanda uri kugaragara neza no kwitondera kuba wanyuranaho mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga kikuri imbere. Tutinze rero n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? a umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara, b vuza ihoni ukomeze, c gabanya n'urangiza ukomeze witonze, d ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni a umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara, cyangwa ni b vuza ihoni ukomeze, ese ni c gabanya umuvuduko n'urangiza ukomeze witonze, cyangwa ni d ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Twandike hano igisubizo ni a umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga abonye uwo muntu ufite ubumuga bwo kutabona yitwaje inkoni yera y'abatabona, aba agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara, bityo akaba yagenda gahoro nimba wenda umunyamaguru ari kwambuka umuhanda, cyangwa se akaba yahagarara. Niyo mpamvu hano igisubizo ari a. Tudatinze ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti kuvuza ihoni bibujijwe. Ese kuvuza ihoni bibujijwe ryari? a ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, b hafi y'ibitaro, c hafi y'ubuyobozi bwa polisi, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni a ni ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, cyangwa ni b ni hafi y'ibitaro, ese ni c hafi y'ubuyobozi bwa polisi, cyangwa ni d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kuvuza ihoni bibujijwe hehe? Twandike hano igisubizo ni b hafi y'ibitaro. Kuvuza ihoni biba bibujijwe hafi y'ibitaro, ntabwo biba byemewe kuhavugiriza amahoni kubera umutekano w'abarwayi uba ugomba gusigasirwa, bityo rero ntabwo biba byemewe kuhavugiriza amahoni. Niyo mpamvu hano igisubizo ari b. Ese ugeze amanota ngaya muri ibibazo 20 byateguwe, ndagusaba kuyandikira muri comment. Nkaba nshimira bamwe mwese twabanye ko video itangiye kugera usoje, wowe wanyumviye ugakora subscribe, mane ukomeze kuguha umugisha. Dusoza reka mbibutse ko muri rya shuri twafunguye ribigisha gutwara neza imodoka mu gihe kingana n'ukwezi. Ushaka kwihugura cyangwa se ushaka ko tugufasha by'akarusho kugeza ubonye kategori yawe B, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero wahawe tukaba twabafasha. By'umwihariko nuko tubafitiye amacumbi ku bantu baherereye mu ntara ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Mwese muhawe ikaze. Karere mbashimire mwese twabonye ko video itangiye kugira usoje. Reka duhure muri video itanda bakunda cyane. Ciao ciao.